Mw'ijoro ryakeye byari ibyishimo bidasanzwe ku bantu bakunda umuziki nyarwanda by'umwihariko ndetse no ku bakunzi b'uyu muhanzi ndetse akaba n'umuproducer Element wabashije kuba yegukana igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka wa 2025 by'umwihariko muri Afurika yose ndetse ibihembo bikaba bitangirwa muri Nigeria, akaba ariho byatangiwe mu ijoro ryakeye. Ubona ko kabisa byari ibyishimo bidasanzwe, bityo rero byakuriye amarangamutima y'abadasanzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagira byinshi bakomeje kugenda babivugaho bagaragaza yuko uyu Element by'umwihariko azaba umwe mu bahanzi navuga ngo bazaba aba mbere mu kumenyekanisha muzika nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga. Reka twihute cyane twinjire mu kiganiro dore ko ari byinshi tugiye kuba tugarukaho byaraye bibaye ku mugoroba ubwo uyu Element yari ari mu gihugu cya Nigeria aho yari yitabiriye itangwa ry'ibi bihembo, dore ko yabaye n'umwe mu bantu bataramiye abantu bari bitabiriye uyu muhango wo gutanga bino bihembo navuga ngo bimwe mu bikomeye ku mugabane wa Afurika. So hari mu ijoro ryakeye ku itariki 11 ubwo uyu Element n'ubundi yari ahereye hariya muri Nigeria ndetse akaba yaragezeyo rwose hakiri kare cyane agahurirayo n'abantu bagiye batandukanye ndetse ubona ko kabisa byari ibyishimo bidasanzwe. Ni umwe mu bantu bataramiye bino birori dore ko yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye muze, aho yaririmbye indirimbo Tombe ndetse akaririmba na Feu de toi n'izindi zigiye zitandukanye. Rero nyuma y'uko amaze kuririmba yaje no kuba ahamagarwa nk'umuproducer mwiza w'umwaka mu byiciro bigiye bitandukanye uyu Element yari ahanganyemo, dore ko yari ahanganye mu cyiciro cy'umuhanzi mwiza w'umwaka abikesha indirimbo ye yitwa Tombe ndetse yari ahanganye no mu cyiciro cy'umuproducer mwiza w'umwaka muri Afurika ndetse yari ahanganye no mu cyiciro cy'umwanditsi mwiza muri East Africa. Navuga ko rero byaje kuba bimuhira kubera ko bino byiciro byose yari ahanganyemo ntabwo yigeze ataha amaramasa nk'uko bamwe mu bahanzi bo muri East Africa babigenje barimo ba Harmonize ndetse n'abandi bagiye batandukanye, dore ko abenshi batashye amaramasa, ariko uyu Element yagize gutya avamo rwose atwara igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka, bivuze ko muri Afurika yose by'umwihariko uyu muproducer ariwe muproducer mwiza, dore ko yigitse abaproducer twabonye bakomakomeye harimo nk'umuproducer witwa Tempo wakoze indirimbo yitwa With You, ngira ngo iyo murayizi yabaye ikirangirire kubera ko niyo witwa Davido ndetse afatanyije na Omare. Rero uyu Tempo akaba yamuhigitse ndetse agahigika n'uwitwa Progress wakoze indirimbo Lao y'uwitwa Sharipopi, nayo murayizi ukuntu indirimbo ya trendinze cyane bya hatari. So rero uyu Element yabikesheje indirimbo yitwa Tombe. Rero ku bantu wenda bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu ntabwo byanyuze mu mucyo cyangwa se nta kuntu Element yatwara kino gihembo, ni ibintu biba bigaragara ndetse n'ibintu by'umwihariko yari agikwiye kubera ko ibihembo ni ibihembo navuga ngo biri ku rwego ruhambaye cyane ku buryo nyine utabyumva, ni nk'uko wavuga nyine Grammy yo muri Afurika kubera ko ni ibihembo bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Rero sinzi ko uyu Element yabona amafaranga yo kugura kino gihembo kugira ngo wenda nawe abashe kugitunga. Ni ibihembo biba byitabiriwe n'abasitari bakomeye baturutse hirya no hino by'umwihariko muri Afurika. Urumva rero kubona amafaranga aguze bino bihembo ntago bishoboka. Rero kuba yatwara igihembo cy'umuproducer mwiza muri Afurika ni igihembo baba babashije kubona ko nyine bimukwiye ndetse banyuze nyine ku mirimo ye igiye itandukanye aba yaragiye akora. Rero yabikesheje iyi ndirimbo yitwa Tombe ndetse yanikoreye by'umwihariko, birumvikana ko yayikoze neza ku buryo budasanzwe, ku buryo iyi ndirimbo yabashije kuba inamuhesha kino gihembo. Rero ku rundi ruhande twari dufiteyo uwitwa Israel Mbonyi ndetse nawe wari uhawe mu cyiciro cy'umuramyi mwiza w'umugabo, ndetse tukagira Vestina na Dorcas nabo bari bahanganye mu cyiciro cy'abagore. Urumva rero by'umwihariko muzika nyarwanda iri kugenda itera imbere ndetse navuga ko muzika nyarwanda igeze ku rwego rushimishije kubera ko aho bagiye gutanga ibihembo tubasha kubona
byibuza abantu babashije kuba nominated hirya no hino. So uwitwa Tom Close ni umwe mu bantu navuga ngo bafashwe n'amarangamutima y'ukuntu uyu Element yabashije kuba azana kino gihembo, dore ko yahise anyaruka muri comment abasha kuba yamushyiraho comment nziza cyane, ndetse abantu benshi nakomeje kugenda mbona batindaho cyane, aho yagize ngo he will be our first global superstar. Bishatse kuvuga ko nyine hano mu gihugu cy'u Rwanda ari we uzaba umusitari wa mbere uzabasha kuba yamenyekana ku isi yose, by'umwihariko nk'uko akomeza kugenda abibona nyine mu mboniye. Rero nta n'uwabishidikanyaho, nta muntu n'umwe ushobora gutinyuka kubishidikanyaho, kubera ko by'umwihariko urebye ukuntu uyu Element abigezeho mu gihe gitoya, kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda mujya mubibona ukuntu atwara ibihembo kuva yaza. Nta wundi mu producer uratwara ibihembo nyine nk'ibyo amaze kuba yatwara, by'umwihariko biragaragara yuko uyu musore kabisa afite impano idasanzwe ndetse iherekejwe n'umugisha, bitewe n'ibi bintu nyine akoramo. So murabyibuka yinjira mu muziki abantu benshi ntabwo babyumvaga, ariko nyuma y'uko asohoye indirimbo yahise iba popular, iramenyekana ahantu hose. Iriya ndirimbo yitwa Kashe, ndetse n'izindi zose yakomeje kugenda asohora zamwubakiye izina ridasanzwe. Biragaragara yuko uyu Element kabisa azagera ku rwego abantu bose hano mu gihugu cy'u Rwanda batiteze, kandi urwego uyu Element azageraho kabisa buri wese ari kugenda abona ko by'umwihariko azagera ahantu kure cyane hashoboka, nadacika intege, reka mvuge gutyo. So ibi ngibi rero bigahita bikujyana ku witwa Coach Gael, nawe wabashije kuba akora ibidasanzwe muri muzika nyarwanda, aho navuga ko bakomeje kugenda basunika cyane, kuko murabizi neza ko iyo ataba Coach Gael sintekereza ko uyu Element yari kuba ageze ku rwego rumeze gutya, nubwo yabashije guhera muri country record ndetse agakoraho ibitangaza nyine, agakuraho ibidasanzwe, ariko by'umwihariko aje muri 155 nibwo yabashije kuba popular cyane. Iyo ataza kuba uyu Element sinzi ko twari kubona Kevin Kade, iyo ataza kuba uyu nguyu ntabwo twari kubona ba Rosikana ndetse n'abandi bagiye batandukanye yabashije kuba azana. Kandi indirimbo akozeho mujye mubona ko ziba iz'umugisha, nubwo wenda muri iyi minsi navuga ngo ntabwo biri kugenda neza cyane, ariko Element navuga ko ari umusore w'umuhanga cyane. By'umwihariko biragaragara yuko no mu mahanga batangiye kubona ubuhanga bwe. Ndatekereza neza ko iki gihembo gishobora no kuzamubyarira umugisha ndetse kikamuha no guhura n'abandi bahanzi navuga ngo bakomeye ku rwego rwa Afurika, by'umwihariko b'ibirangirire. So ngayo nguko nibyo ngibyo nari mbaye mvuga, by'umwihariko dore ko mu ijoro ryakeye muri Nigeria hatangiwe ibihembo, ndetse uyu musore wacu Element akaba yitwaye neza, akaba yegukanye igihembo, ndetse iki gihembo aho navuga ko atari icye gusa, ahubwo by'umwihariko akaba ari icy'igihugu cy'u Rwanda, akaba yahesheje ishema rwose igihugu cyacu. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.